So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. So guys ndababwiye ngo papa iyi mihanda tuba tugomba kwirukanka nk'ibisanzwe. Ngiyewe rero nk'abandi umwami muto cyangwa se unyite umwami w'umwana, cyangwa se unyite musaza wabo papa. No kuvuga ngo rero andi makuru meza cyane na amakuru ya Miss Ishimwe Naomi wambitswe impeta. Mbabwira ngo mukomere amashyi bino bintu kuko tugiye kongera kujya kwirira umuceri nyuma y'ubukwe bwa The Ben. Si ibyo ngibyo gusa, mbibutse yuko umuntu witwa Muyango na Kimenyi Yves ku itariki 6 itariki yashyizwe 2023 Mutarama, naho tuzajya kurya y'umuceri papa. Nta mikino tuba tugomba kujya kurya imiceri ahantu hose. Kana bavuga yakangaragigira yaka niwe wagiye kuvumba mu bukwe bwa ngeragiye yicara ku gipanga avuga uti ngiye uyu muceri ngombe nkurijeho mu bukwe bwa The Ben. Nanjye rero uyu muceri wa bano bantu ngombe nzawuryeho nta mikino. Tugomba kuzajya kurya ku muceri w'aba Miss Ishimwe Naomi rero yambitswe impeta na Michelle, bamaze igihe bakundana ndetse banatangiye urugendo rwo kwitegura ubukwe bwabo. So mbibutse ko uyu Michelle afite inkomoko muri Ethiopia. Man, ni abantu bamaze igihe kirekire bakundana pe. Mu ijoro ryo kuri uyu rero navuga ko mu ijoro ryo ku itariki ya 1 Mutarama 2024 nibwo Michelle yafashe icyemezo cyo kwambika impeta Miss Ishimwe Naomi ubitse ikamba rya Miss w'u Rwanda rya 2020 ngiye kubabeshya 2024 akareka ni 2020 ngiye kubatuburira. So Miss Ishimwe Naomi rero yagize ati sinjye uzarota mbanye nawe ubuzima bwanjye bwose busigaye, ndifuza kubimara ndi mu biganza byawe. Inkuru y'urukundo rw'aba bombi ni inkuru yatangiye kumvikana mu itangazamakuru kuva muri Mata 2022 papa. Narababwiye ngo man, ibingi ubundi Ishimwe Naomi ni umwe mu ba Miss kugeza na nungu bagikunzwe n'abantu. So ni umwe mu ba Miss utakumva na ibintu kwa kundi ugenda wumva utunzwe tuyamo. Man, umwe mu ba Miss basekeje, umwe mu ba Miss bibera ubuzima bishimisha, nyine ubona man arashimishije, niko nabivuga. So kuva icyo gihe rero yaba Ishimwe Naomi cyangwa se Michelle bahoranaga agatoki kandi ubona nyine bameze neza mu ngendo zigiye zitandukanye ndetse no mu bikorwa bakora mu Rwanda no hanze yarwo. Michelle akundana na Ishimwe Naomi ni umusore ufite masters mu bijyanye n'ubuvuzi. Ahubwo nanjye nababeshye mbere nahoraga nibaza, nayo narabimenya fresh ndi kwibaza ngo uyu muniga undi akora iki. So uyu muniga rero naje kumenya yuko afite icyo twakita masters. Naje gushaka uburyo nkurikirana ibintu bijyanye n'iki kugira ngo mbanze menye uyu Michelle. Ntago narabyinjiyemo ariko afite masters ku bintu bijyanye n'ubuvuzi. Yize muri kaminuza imwe muri kaminuza zikomeye cyane, ni muri kaminuza yo mu Bwongereza, ariko muri iki gihe asigaye abahangaha mu Rwanda. Afite imishinga igiye itandukanye ijyanye n'ubuzima irimo n'uwo afatanya nawe Miss Akariza Amanda, ni umuntu bafatanya kuri ibyo bintu. Kandi ikindi ajyanye no kwita ku buzima bw'umutwe. Yes, ubuzima bwo mu mutwe nibyo bintu akunze kwitaho. So hifashishijwe rero ikoranabuhanga, uyu musore akigera mu Rwanda mu mwaka wa 2018 yakoraga muri kaminuza y'u Rwanda nk'uwimenyereza umwuga, aho yakoze igihe cy'amezi 4 gusa. Muri Mata 2022 navuga yuko nyuma y'iminsi mike ya Miss Ishimwe Naomi yagaragaje ko afite umukunzi Michelle.
nibwo byagaragaye yanatangaje ko yafashe umwanzuro wo gutungura yo kubatungura ahangaha mu Rwanda, akahakorera ibikorwa bye bigiye bitandukanye. Miss Naomi ndagenda mbereka amafoto yabo, man, iyi couple murayizi, ni imwe mu makupure makuru cyane ahangaha mu Rwanda. So guys, reka mbabwiye ngo mukomeze muryoherwe.